suzugura abakozi b'Imana suzugura umukozi w'Imana no wasizwe amavuta ntago ari ikintu tu Magusa ndagaswengengere ndagaswengengere ciao abapasiteri rero ntababasuzugura tu magusa ndagaswe datoya umugati uraryoshye ndagaswe umugati uryoshye we cyane agaswe ariko rero ndumva rero akoze ngwishi bizo n'ibiki no none se ni Matsiko cyangwa ngwishi njyewe rero ari Matsiko ntabwo yaba ari njyewe ntabwo nabakuriye azaba ese ubundi njyewe Matsiko nta muntu ugize nkubita njye nta muntu na ntabwo ari umuntu kuri kw'Imana yaradukubise ariko Imana yacu iravuga ngo tugire imbabazi Yesu Kristo zana hano iryo buye mu izina tuza hagara tuza umwuka w'agasuzuguro turawirukanye mu izina rya Yesu icara hano mu izina rya Yesu icara hano tagwa icara nushaka kuryama icara neza icara tuza cyari kare wowe rero reka nkubwire iyi ni inkota iri ni ijambo ry'Imana urumva ari amadayimoni yakubiragamo izo ni imbwa urakuvamo mu izina rya Yesu in the name of Jesus mu izina rya Yesu ni hene z'umurimo cyagihe bira twashakaga kumusengera turamureka turigendera ariko ubu ngubu abonye imbaraga z'Imana icyo zikora ntiyadukubise amadayimoni yaduteza akadukubita twagiye kumusengera akabyanga in the name of Jesus haguruka mu izina rya Yesu ubu ntabwo ukize wari uri he iki ngewe se mudugudu hasaba iki ngewe mudugudu wa kabiri ngewe urasakura aba bagabo mwana nasaze ngewe n'ubundi ngewe nahuriye namwe ngewe hagarara niba atarakuva ngo tumaze tuyagukuremo mu izina rya Yesu ngewe oya buretse aracyafite nandi umwuka w'agasuzuguro hari imyuka yamunaniza atuma tubaha abakozi b'Imana wabonye ko areremura abazabaneza akorera mudugudu wanjye kuki muzanya abadayimoni kubateza ubuteza abana abadayimoni mudugudu wanjye ntabwo macakamo abantu muzana izo renge musengera abantu mani njye ibyo ntabwo njya mbigenderamo ndagasa ibyo si ni ibiki mama urimo kunza ntusaba iki bagukuyemo imbwa zamukaga imbwa amahene yahebebaga ibyo byose Uwiteka bigukuyemo warangiza ukamera gutya yahebebye ihene nose nirigiye hehe muri wowe yane yahebebye none muyizane tuzijya mwabintu zanizo hene tuzijya mwabintu ihene yari amadayimoni y'amajwi ari kukuvugira amajwi avugira yego kuri muri yo njyewe fata Bibiliya turebe
ntabwo nafata icyo kintu ntabwo yayikoraho izo renge ntabwo zamfata nyamara none sirangiza gute mwana kuki mamunzanaho izo swingi zanyu mwana ngo amahene none sima mutera stress kunameze aho rero reka nkubwire tuza Uwiteka aje kukugirira neza. Komeza ugire gutyo imyuka mibi irimo gusohokamo mu izina rya Yesu by fire by force. Komeza komeza. Wabibonye Imana yacu yakomeye. Vuga ngo Yesu. Yes! Amen. Ubarabuhotse twigendere. Wari uza huri ngo ufate imyenda yawe wambare neza. Imana n'umukandarase byose wari wabikuyemo. Ego mana yisimisha. nane se wari yabaye Ko shani kuri kumwana nari mpfuye Matsiko ndagaswe. Mwese bara pasiteri rero. Nta mupasiteri rata. Shaka ari wa wundi cyagiye nakubise. Ramigeri namushotaga nk'iyarambo. Namushotaga mbinyamara yarambiye sinakumva. Hanze kumva tu. Hano hanze kumva se hanze no kubona nari mpfu. Azambyaga ngo nahebebaga. Heba ndihene. Ndamoka ndimbwa. Ako abana ukubeshya. Naho kubeshya ngiye Matsiko witsutsuye nago njyamoka. Baragiye ako basanga ari nabyo tu. Wasanga ari nabyo buriya ngiye bundi buri ibyo bavugaga. Buriya ngiye wasanga ari byo. Reka ngere mu rugo ako ndomba mutwajanjaguritse ndagaswinzinge. Mutwara ko reka ngere mu rugo cyose.